Mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika habayo abazungu benshi b'abakene, yewe bamwe batagira n'aho baba, bibera ku muhanda, abazwi nk'aba homeless. Gusa ntibyagutangaza, uyu homeless yisanze i Kigali, abantu bamubona bagatekereza ko afite amafaranga nk'aya Elon Musk, kubera ko gusa afite uruhu rusa nk'urwe. Kubera izi mpamvu hari abanyafurika bahita batekereza ko umuzungu ashobora kuzabafasha kubona akazi, kuzababonera amafaranga, kubafashiriza abana, imibereho ndetse n'ibindi bigendanye n'amahirwe y'ubuzima, bityo bakamugaragariza icyubahiro kirenze. Mureke mbabwire agakuru gato. Mu ntangiriro z'uyu mwaka nari nicaye ahantu n'umukobwa w'umwirabura mugenzi wanjye, ahantu mu myicungo y'abana, mbese abana bacaracara bakina. Imbere yacu haza kunyura abana batatu bafite uruhu urutwe twita urw'abazungu. Uwo mugenzi wanjye yakuyemo telefone vuba vuba bwangu n'ubwuzu bwinshi, yitera hejuru atangira kubafotora. Ati, umva, mbega ukuntu utwana tw'utuzungu ari twiza we, nako abazungu bose ni beza pe, ndebera utwo twisusha n'imisatsi miremire Arakomeza bavuga ibigwi. Nuko hashize akanya haza akana kakirabura, wa mushuti wanjye w'umwiraburakazi nyine, numva arambwiye ati, ndorera nk'ibyo bisatsi bikomeye. Buriya subirizwa n'iki koko? Ntabona uko utundi twana tw'utuzungu tuba twitonze. Ibyo bintu uyu mwiraburakazi yambwiraga nabitekerejeho cyane, bituma nibuka uburyo iwacu naho iyo umuntu yabaga yabyaye agahinja, bamwe bazaga kukabyinirira hakavamo nk'umwe akavuga ngo yo yabyaye akazungu sha, ni akavaburayi, ni keza. Bisa nkaho abirabura benshi bafata abazungu nk'utumana. Uzarebe nk'iyo hari ukandagiye iwacu cyane cyane mu cyaro, turamushagara, tukarwanira no kuba wenda twakwifotozanya nawe, tukarwana no kuvuga kongereza kugira ngo tubashe kumuvugisha, ariko ikindi kiruta ibindi, bamwe muri twe tukamutura ibibazo byacu, mbese tukumva tubonye umucunguzi. Ibi ni ibintu bifite umuzi munini cyane mu bukoloni. Ubundi ninde wazanye ijambo ngo twe turabera white people, mwe muri bikara cyangwa bijimye black people? Mu by'ukuri wirebye ku ruhu rwawe ubona usa umukara, uyu mukara umwe w'imbyiro? Oya. Urebye se abatwita bera white people, ubona basa umweru nk'urubura? Oya. Izi nyito zifite ubusobanuro bw'itsikamiza no kugaragaza ko abazungu ari abantu beza, mbese bera batagira icyasha, ariko abirabura akaba ari abantu b'umwijima n'ibibi byawo byose, nk'uko tuza kubibona birambuye. Nubwo ubukoloni byanditse ko bwacitse mu myaka myinshi ishize, ibisigisigi byabwo ntaho birajya. Buri munsi umwirabura aho ari hose ku isi ahura n'ingaruka z'ubukoloni mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu mwaka wa 2026 ntabwo byaba bitangaje kuba umunyafurika uri ahantu mu nama runaka bikagaragara ko yazindutse agafata umwanya mwiza wo kwicaramo, abona umuzungu uje nyuma binagaragara ko yakererewe, agahaguruka yihuta akamwimukira, ibintu atapfa gukorera umunyafurika mugenzi we. Nanone ntabwo byaba bitangaje kuba umuntu w'uruhu rwera cyangwa se abazungu nyine turi kuvuga muri Afurika yahabwa serivisi imbere y'umwenegihugu, kabone n'ubwo abo bombi baba bahuje ibisabwa ku buryo bungana kugira ngo bahabwe iyo serivisi. Ikindi, umunyafurika wifotozanyije n'umuzungu yubahwa na bagenzi be, ndetse mu mafoto abenshi bifuza guhagarara ahari umuzungu. Hari na bamwe mu banyafurika bavuga cyangwa babona ko habaye inama ikomeye nko muri Afurika ikaburamo umuzungu, iyo nama hari nta gaciro kanini yaba ifite. Buri mwaka abagore bakuze baturutse ku mugabane w'Uburayi bajya mu gihugu cya Gambia nk'uko ibinyamakuru byaho bibigaragaza, aho ngo baba bajyanywe no gushaka abasore bakiri bato. Ni mu bukerarugendo bushingiye ku kwimara irari buzwi nka sex tourism. Aba bakambwe ngo bajya muri icyo gihugu cya Gambia basize ab'iwabo kubera ko baba bazi ko abasore bo muri Afurika batabakenera ngo bababure. Uku ni nako bigenda n'ahandi henshi mu bihugu bya Afurika, aho umusore ukundanye n'umuzungukazi yubahwa muri sosiyete, bikagenda gutyo ku mukobwa ushakanye n'ubundi n'umuzungu. Ese ibi ni izihe mpamvu zibitera? Kuki abirabura bamwe bisuzugura imbere y'abazungu? Kuki umuzungu muri Afurika afatwa nk'akamana ndetse nk'umukemuzi w'ibibazo, ku buryo ibyo akeneye byose abihabonera
kandi umunyafurika we atafatwa gutyo mu gihe ari mu bihugu by'abazungu. Ikaze muri CK Talks. Njye ndi Clarisse Karasira. Kugira ngo iyi ngingo tuyumve neza biradusaba kubanza gusobanukirwa aya magambo: white supremacy na white privilege. White supremacy ni imyumvire igirwa n'abazungu bumva ko baruta ayandi moko ku isi. Hari abazungu bagira iyi myumvire bumva ko bafite ububasha buri hejuru y'abandi bantu bose bo mu yandi moko, baba babishaka cyangwa batabishaka. Imyumvire imeze nk'iyi yari iriho mu gihe cy'ubukoloni, aho bamwe mu bakoloni bizeraga ko abazungu bafite uburenganzira bwo gutegeka, kugabana ibihugu ndetse no gutwara abantu bose uko babishaka. Kuva mu kinyejana cya 19 kugeza hagati y'ikinyejana cya 20, iri hame ry'uko abazungu baruta andi moko ryemerwaga cyane ndetse rikizerwa n'abantu b'ingeri zitandukanye, barimo abayobozi, abanyapolitiki ndetse n'abashakashatsi mu by'imibereho y'abantu bo mu Burayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gitabo cyanditswe n'Umufaransa Arthur de Gobineau cyitwa Essay on the Inequality of Human Races, uyu mwanditsi wari n'umudiplomate yanditse ku bwoko bw'abazungu baruta andi moko yose mu buryo butagibwaho impaka, ndetse ko no mu bazungu bwabo ubwenge bwabo butangana. Yavugaga ko abazungu bo mu bice by'uburengerazuba bw'Uburayi ari abanyabwenge kurusha abandi bantu bose. Ibyo kandi bikanizerwa n'abandi barimo n'abakomeye b'icyo gihe. Imyumvire nk'iyi kandi yanagarutsweho n'abandi banditsi barimo Rudyard Kipling na Charles Kingsley. Abanditsi b'Abongereza bumvaga ko abanyaburayi bafite inshingano ngo yo kugeza iterambere ku bandi bantu batari abazungu. Iyi myumvire bayitaga white man's burden, bisobanuye umutwaro cyangwa inshingano y'umuzungu. Aba banditsi bavugaga ko ubukoloni bwashyizweho kugira ngo bubashe gufasha abandi bantu batari abazungu nabo gutera imbere. Mu binyejana bike bishize, ibigo bitandukanye ndetse n'abahanga basohoye raporo z'ubushakashatsi bwinshi bashimangira ko abazungu bafite ubwenge n'ubushobozi buruta ubw'ayandi moko. Ibi byose bikaba bimwe mu bigize amahame ya white supremacy. Iyi myumvire ya white supremacy ikunze kuba mu bihugu by'abazungu by'umwihariko, ariko ibigaragara cyane ku mugabane wa Afurika ni ibizwi nka white privilege. Iyi white privilege ni amahirwe cyangwa inyungu umuntu ashobora kugira kubera ko ari umuzungu. Iyo bigeze kuri iyi ngingo, ntibisaba ko umuntu ubikorewe aba afite urwango cyangwa ngo abe yemera imyemerere ya white supremacy. Ni ibintu byikora. Hari abazungu bashobora kubona inyungu runaka kubera ko gusa ari umuzungu, kandi nyamara nta ruhare yabigizemo. Mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, umuzungu ashobora kudakekwaho byoroshye n'abashinzwe umutekano mu gihe habayeho ikibazo nk'ubujura ndetse n'ibindi byaha. Ibi kandi ni nako byagenda mu gihe umuzungu n'umwirabura bagiye mu iduka. Nyir'iduka ashobora guha serivisi nziza umuzungu cyangwa se akamwakira mbere y'uko yakira umwirabura. Muri za filime ndetse no mu nkuru zitandukanye, abazungu bakunze kugaragazwa nk'intwari hejuru y'ayandi moko, mbese ko ari abantu b'indahemuka, mu gihe mu myaka yashize abirabura bo bagaragazwaga gusa nk'ibigwari cyangwa abantu badafite agaciro. Ikindi kandi, iyo umuzungu akoze ikosa, akenshi bifatwa nk'ikosa rye bwite, ariko iyo umuntu wo mu yandi moko yose arikoze, hari igihe iryo kosa ryitirirwa ubwoko bwose. Bati niko babaye, bose ni kimwe. Akenshi umuzungu ntagira impungenge zo guhura n'ivangura rishingiye ku ruhu nk'uko umwirabura yagira izo mpungenge mu gihe yagiye hirya no hino ku isi. Ibyo nibyo bituma ntawe atajya, kuko aba yumva ko aho yagera hose yakwakirwa neza, agatunganirwa, yewe niyo yaba ari umukene ntawe ubimusomamo, ashobora kuhahirirwa. Mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, umuzungu ashobora kutabazwa kenshi aho akomoka cyangwa se niba ari umwenegihugu koko. Ni mu gihe kandi mu yandi moko baba bashobora kubazwa ibyo bibazo, ndetse rimwe na rimwe n'ibisubizo batanze ntibyemerwe. Ibi bintu bya white privilege bifite amateka atari aya vuba aha, kuko bivugwa n'ishyirahamwe ry'abahanga mu kwiga abantu n'imico yabo ryitwa American Anthropological Association, rivuga ko abantu benshi mu myaka yashize bakuze babwirwa ko amoko y'abantu arutana ashingiye ku ibara ry'uruhu.
Nubwo ubushakashatsi bwa siyansi bugaragaza ko abantu bose ku isi batarutanwa mu by'ubwenge bitewe n'ibara ry'uruhu, ndetse siyansi ikemeza ko abantu bose ari bamwe, ibyo ntibibuza ko hakiri umubare w'abazungu bumva ko hari hejuru y'abandi, mu gihe kandi hari n'abirabura bumva ko nta yandi mahitamo bafite atari ugupfukamira umuzungu, ndetse no kumva ko umuzungu aba ari hejuru. Mu bushakashatsi bwakozwe kuri white privilege n'ubundi bwiswe whiteness studies, bwari buyobowe n'umunyamerikakazi witwa Peggy McIntosh, yavuze ko abazungu bo mu bihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bafite inyungu nyinshi babona mu buzima bwa buri munsi batabiharaniye cyangwa ngo babikorere, bakabibona gusa kuko ari abazungu. Peggy yavuze ko kandi niba mu bihugu runaka abantu b'abazungu bafatwa nk'abizerwa kurusha abandi, bituma umuzungu ashobora kubona akazi byoroshye mbere y'uko abandi bakabona, ndetse bigasobanura ko hari inzitizi zimwe na zimwe abatari abazungu bashobora guhura nazo, mu gihe abazungu bo batahura nazo kubera gusa uko sosiyete babona. Hari impamvu zituma abanyafurika bafata abazungu nk'abantu badasanzwe bakwiye icyubahiro kurusha abandi. Izo mpamvu zirimo imyumvire yasizwe n'ubukoloni bakunze kwita internalized colonial mentality. Mu gihe cy'ubukoloni, abanyafurika benshi bigishijwe ko abazungu aribo bantu bafite ubwenge, mbese aribo bantu basa n'Imana, bafite ububasha n'iterambere kurusha abandi. Gusa nubwo ubukoloni bwarangiye, iyo myumvire hari aho igikomeza kwigaragaza. Hari abantu bakibona umuzungu nk'ufite ubwenge n'icyubahiro cyangwa ububasha budasanzwe biturutse kuri ayo mateka gusa. Ikindi, abanyafurika bakunda guhuza abazungu n'ubutunzi cyangwa ububasha. Ikindi ni uruhare rw'itangazamakuru n'umuco wo mu burengerazuba. Muri za filime, mu biganiro binyuzwa kuri televiziyo ndetse n'imbuga nkoranyambaga, bikunze kwerekana abazungu nk'abakire, abaherwe bafite byose, mbese batagira ubukene cyangwa ukwifuza nk'uko iwacu biba bihari. Ibi bituma bamwe mu birabura bafata uburyo bw'imibereho y'abazungu nk'ibimenyetso by'iterambere, ndetse bamwe bumva ko nabo nibajya gutura muri ibi bihugu bazaba bakize kabaye. Muri Afurika hakunze kuba amacakubiri ashingiye ku moko, rimwe na rimwe ateza amakimbirane no kutizerana hagati y'amoko y'Abanyafurika. Ibi bituma rimwe na rimwe nk'umuntu w'umuzungu ashobora kuba aturuka hanze yafatwa nk'utabogamye, ushobora kubakemurira ibibazo, bityo akaba yahabwa ikaze n'icyubahiro kirenze icyo baha abandi Banyafurika. Indi mpamvu itera uku kwisuzugura kw'Abanyafurika yitwa colorism. Uku ni uguhitamo abafite uruhu rwerurutse kabone n'iyo abo bantu baba ari abo mu bwoko bumwe. Urugero ni nko mu gihugu cy'Ubuhinde, ahaba hashobora kuba abaturage bafite nk'uruhu rwerurutse n'abandi b'abirabura, ariko ugasanga babandi benda gusa n'abazungu bumva bafite ijambo riruta iry'abandi. Aba bafite uruhu rwerurutse usanga bagira amahirwe atandukanye, arimo nko kuba bagaragara cyane muri za filime kurusha abandi, kandi bakagaragazwa ari intwari. Ibi byose bikubiye muri white privilege, cyangwa se inyungu umuzungu agira kubera ko gusa ari umuzungu. Ibi bifite aho bihuriye n'uburyo abakobwa b'Abanyafurikakazi abenshi bagura amavuta batukuza uruhu, cyangwa se ugasanga baragura imisatsi izwi nka wigs miremire isa mbese nk'iy'abagore b'abazungukazi. Ubushakashatsi bugaragaza ko ngo hari bamwe mu bakobwa cyangwa abagore b'Abanyafurikakazi byongerera icyizere, bakumva barushijeho gusa neza cyangwa barubahwa biruse uko basaga mbere.